Kuzuka ni iki? Kuzuka ni ukuvuka bundi bushya. Kuzuka ni ugutangira bundi bushya. Kuzuka ni itangiro ridafite pase mu cyabanje, ridafite ahashize, nibwo kikibayeho, nibwo iki kintu cy'existence. Ni nacyo gituma wumve nk'uko umwana abiri mu nda y'umubyeyi, sibyo yarangiza akavuka, ni nako Kristo Yesu, sinavuze ko twari turi muri icyo kambenyeretse, ariko Kristo Yesu ari mu gituro, yari mu ndi byari cyaremwe gishya. Uko yari ari mu gituro niko umwana bari hehe mu nda ya nyina. Umwana yavutse ntabwo uvuga ngo uyu mwana ngo nahoze tumubona ngo nabonye bunaka, ntabwo mubaza amateka yo mu nda ya nyina ngo yasobanure. Nayo wamubaza nibwo abayeho. Nguko uko kuzuka kwatugize bashya, kutwemerera noneho kubaba wa mugambi Imana yashakaga kutugira abana ubugezweho. No kuvuga ko umusaraba kuba umuntu ubuntu gusa byarahagaze. Mu muzuko dutangira kuba abantu Imana, no kuvuga Imana izanzozi zayo zirasohoka. Amen. Nimba nkumvishije neza. Nuvuga ngo umusaraba Adamu yarashize. Adamu yaciriyaho, ntiyarenze umusaraba. Nicyo gituma aba Roma 6:6 bavuga ngo kandi tumenye iki. Aho aradufasha. Kandi tumenye iki. Ko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe. Abaroma 6, right? Abaroma 6:6. Ye komeza uvuge. Kandi tumenye iki. Wumve ikintu ushaka kuzana cyane abazadukurikira bazabyumve. Kandi tumenye iki, ntabwo avuga ngo ko abantu ba kera bacu, aravuga ko umuntu wa kera duhuriye kuko aravuga ngo kandi mu bwinshi tumenye iki, ko umuntu wa kera, uwo muntu twese duhuriyemo wabambwe ku musaraba, tumenye iki, ko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe ku musaraba, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho. Endi ya Adamu, fe ya Adamu, iherezo rya Adamu ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'icyaha. Kuko aho ngaho niho harimo ibyaha, ububata bw'icyaha nuko twari turi muri Adamu. Nawe icyari gukora araza kudutandukanya na Adamu, atugushe n'imbere muri we niho hari ugukiranuka, nguko duhinduka abakiranutsi muri Kristo Yesu mu muzuko. Adamu agomba gushira ku musaraba. Ngizi imbaraga z'umusaraba. Niba umusaraba utararangije Adamu, then umusaraba twaba ntituwumva. Icya kabiri, nimba Adamu atarashiriye ku musaraba, yego, nta n'umuntu musha wabayeho. Nicyo bivuze. Kuko Adamu nadashira ngo aveho, then umuntu mushya umuzuko rero ntacyo nturi bube. Kuko hatabanje kubaho gupfa, nago habaho kuzuka. Ngaho urupfu rwa Kristo ari urw'ingenzi, ko turwumva, noneho tukanumva n'umuzuko wakurikiye iki, urupfu. Kumise numva ko nimba numvishije nabi, umwana w'Imana ntaho hahuriye na gato na Adamu. Wabitoye wa mbere, nta mwana w'Imana ufitanye isano na ritoya iryo ari ryo ryose na Adamu. Kubera iki? Yanongeye ko ikaze abakozi ba FM7 TV aho muherereye mwese, abari mu Buraya, abari muri Australia, Aziya, muri Amerika ndetse na Afrika. Ariho turi uyu munsi, turi mu mujyi wa Nairobi, aho ni muri Kenya batahazi, aho nahuriye n'uyu muvugabutumwa, umukozi w'Imana, benshi muzi, nawe utamuzi araza kukwibwira umumenye. Twahuriye mu giterane bari bafite cyane hano Nairobi, nakibayemo je kugiti cyanje. Hanyuma bitangira ibibazo byinshi mu byagize iminsi birabwiriza cyangwa 3, bituma mvuga ngo reka mushake muganirize abashe kugira icyo asobanuye, kugira ngo guys namwe mwumve what's going on. Karibu cyane pastor. Asante. Utangira wibwira abantu badukurikiye batakuzi uburiwe. Nitwa Ruhinda Daniel ubusanzwe, ariko nzwi cyane nka Dan. So ni Apostle Dan Ruhinda. Nkaba muri Church of Life Rwanda, ubwo ni mu Rwanda. Tukaba turi hano mu giterane tumazemo iminsi. Mushimye Imana nyine ko kuri opportunity kuganiriza bavandimwe. Urakoze cyane.
tudatinze mu magambo kubera ko turakora ikiganiro cyiza ariko kandi kidafite iminota myinshi, reka jewe ugize iminsi ugutegera, ugize iminsi ibiri utubwiriza kandi utubwiriza neza, abantu mumanuke, amavideo arahari kuva kwa kane kwa gatanu n'uyu munsi kwa gatandatu, ariko hari ibibazo nagiye ntoramo bimwe bisa n'ibyanchallenginze, noneho ndavuga ngo reka mbibarize n'abandi, dore ko twebwe turi intumwa za rubanda. Twari ku kibazo cy'agakiza, hanyuma uterura ijambo uvuga ko abantu barebera agakiza muri Adamu cyangwa se mu gucumura kwa Adamu, akaba ariyo bahera agakiza, ariko uvuga ko agakiza kateguwe mbere y'uko umuntu acumura. Noneho ndibaza nti ndetse uvuga ijambo rivuga ko iyo Adamu adacumura ntibyari kubuza Yesu kuza. Noneho ndibaza ati Yesu yaje kugira ngo ko abantu benshi tuzi ko yaje kubabarira icyaha cyakomotse muri Adamu. Ibyo bintu bankubisobanura kuko niwe wabivuze. Okay, urakoze cyane. Ubusanzwe ni njye ubundi sinakwifuza no guheraho kubera ko hari ibyo umuntu abanza kumenya kugira ngo bimworohere kumva ibya kabiri. N'igihe nayo mpamvu tugira uburyo busanzwe bwiza tubisobanura, ariko ubu ndatangaho muri makeya kugira ngo wenda umucyo kuwa bushaka kubyumva neza. Yego. Icyambere sinjye ubivuga ahubwo niko handitse mu Befeso igice cya mbere, hatubwira ko Imana yadutoranije muri Kristo kera isi itararemwa. Uko gudutoranyiriza muri Kristo isi itararemwa, yego, idutoranyiriza muri we kugira ngo izatugira abera, abaziranenge, ituhindura abana bayo. Uwo mugambi urumva niba Imana yari ufite mbere y'uko isi iremwa, ibyo byo kwisiremwa mbere y'uko isi iremwa ni mbere y'uko isi iremwa. Ntabwo bigoye kubyumva. Niba Imana yari ifite umugambi, hakaba handitse yuko yashakaga kuduhindura abana mbere y'uko isi iremwa. Isi itararemwa, Imana yari ifite uwo mugambi. Na Adamu yari atararemwa. Urumva na Adamu yaremwe ku munsi wa gatandatu, kandi isi yari yamaze gukora iki? Kuremwa. Kubw'ibyo uwo mugambi tubona mu Befeso igice cya mbere ni uwabaye mu mutima w'Imana mbere y'uko isi iremwa. Icyo ni icya mbere. Icyo rero kivuze ngo nicyo Bibiliya iduhishurira. Kumva umugambi w'Imana kwari ukutugira iki? Abana bayo, nk'uko tubibona ku murongo wa 4 no 5 muri icyo gitabo cya Befeso igice cya mbere. Now, ikibazo cyo kwibaza ni iki? Kugira ngo dusubize icyo warubajije neza. Ese umuntu yahinduka umwana w'Imana? Umuntu yari kuba umwana w'Imana? Imana yari gutuma umwana wayo. Muri uwo mwana niho duhindurirwa kuba abana. Kuko niwe wenyine uwo mwana w'ikinege wa se uhoraho. Muri we niho hashoboka ko n'abandi baba abana. Muri we niho twahindukiye abana. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. So ntabwo kuba umwana w'Imana wabihabwa. Ariko bivuye muri mistake Adamu yakoze. Bihuriye hese. Okay. Bihuriye. Ngaho komeza. Naho bihuriye kubera ko turi kubona yuko ukurikirane neza. Mbere yuko isi iremwa mu Befeso igice cya mbere, handitse yuko Imana yagambiriye kuduhindura abana bayo. Nta cyaha kirakorwa, nta Adamu uraremwa, nta kintu cyari cyakabayeho. Kiracyumvishije utaraje kure. Niba na Befeso igice cya mbere umurongo wa kangahe? Reba umurongo wa 5 handitse ngo kugira ngo abantu badukurikiye tube clear kuri bo. Nkuko yagambiriye kera, ubwo ni rimwe umurongo wa 5. Kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo. Okay, ngaho dukomeza abantu n'abahasome mbaye nko basomera gato. Yes. Iryo jambo kera ni kera ryari mu myaka 10 ishize, mu myaka 5 ishize, mu myaka 20 ishize. Ariko nubisoma nyine witonze uraza kureba mbere y'uko isi iremwa umugambi wayo ko duhinduka abana bayo. Wari kubibona?
yego. Ibyo rero bivuze iki? Uwo mugambi w'Imana yatekereje mbere y'uko isi iremwa ntabwo iri kubiterwa n'uko Adamu, kandi Adamu atarabaho. None se bihuriye n'igicumuro cya Adamu ataranabaho? Imana ifite umugambi mbere y'uko n'Adamu abaho. Imana ifite umugambi mbere y'uko n'icyaha kibaho. Imana ifite umugambi mbere y'uko n'isi iremwa. Imana ifite umugambi mbere y'uko hagira ikintu kibaho icyo ari cyo cyose. Umva se hari aho bihuriye n'ibyo? Ni umugambi wayo wari gusohora mu gihe gikwiriye. Ubwo rero niho turi guhagurukira tuvuga icyanditswe nuko kitubwira. So kubw'ibyo rero umugambi w'Imana wari ukuduhindura abana. Twarangiza tukareba abana Imana yashakaga kubona yari kubabona ite bidaciye muri nde? Muri Adamu. Nico naje naringiye kukubaza. No, nyine ni gute yabona abana biciye mu ki? Twebwe tuzi ko gucumura kwa Adamu, yego, ariko kwadukuyeho kuba abana. Kubera ko avuga ko hari Adamu wa mbere. Wait, so ushatse kuvuga ko Adamu yari umwana wa mbere, hanyuma agahaza kuza undi mwana wa kabiri? Adamu akora mistake. Byanditse ko ndavuga uko abantu bazi, nawe nkurikira wenda nikuzi ko Adamu yakoze mistake y'icyaha, yes, bituma Yesu aza. Uvuze gutyo rero birahita bingaragariza ko Yesu atazanywe na mistake Adamu yakoreye mu ngobyi. Bishatse kuvuga ko ubundi Adamu yadakora icyaha Yesu yari kuza. Okay, question. Dusubire kuri icyo cyanditswe kitwereka yuko Imana yagambiriye kera mbere yo kwisikora iki iremwa kwizaduhindura abana bayo. Nubisoma nanone uraza gusanga muri uwo murongo bavuga ngo yadutoranirije mu mwana wayo. Isi itarakora iki? Isi itararema. Okay. Ni ukuvuga iryo jambo ryitwa gutoranya, idutoranyije mu mwana, igisobanuro kiri aho mu ijambo ry'igira iki? Bisobanura kwa kundi ujya nko muri supermarket mu isoko ukagura ikintu ariko mu bitekerezo byawe hari undi ukiguriye. Tuvuge niba hari nk'akantu ugiye kugurira umwana, mu bitekerezo byawe ufite umwana, mu bitekerezo byawe ukagura icyo kintu ariko ukiguriye umwana. So yadutoranirije muri we isi itararema. Icyo ubundi kinavuze ngo igihe Yesu yabaga umwana w'Imana, igihe yari umwana w'Imana uhoraho, deja Imana mu mutima wayo irashaka abandi bana bameze nk'uyu mwana. Yadutoranirije muri we, muri uwo mwana wayo. Isi itarakora iki? Isi itararema. No kuvuga ngo Kristo icyo yari ari cyo cyose mu mugambi wa Data mu mutima wayo yashakaga ko tumera gutyo mbere y'uko isi ikora iki? Mbere y'uko isi irema. So turacyari muri icyo gice cya mbere. Yes. Right? Okay. Uvanyeho n'icyo no mu Baroma igice cya 8 barabivuga. Kubera ku murongo wa 29, 30, 31 around there. Abaroma 8 kangahe? Abaroma 8, 29 handitse ngiki? 29. Yego. Iravuga kuko abo yaremye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Wait, sari gushaka aravuze ngo yadutoranirije kera ryari? Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera. Ntabwo yabikoze icyaha kibaye, ntabwo yabikoze hari ikibi cyabaye, yabikoze kera mbere y'uko isi iremwa. Icyo gihe yagambiriye ko dushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Reka mbaze ikibazo, ese umwana w'Imana uhoraho Kristo Yesu yahozeho? Uwo mwana, uyu Kristo Yesu yahozeho? Yesu umwana w'Imana yahozeho. Okay. Imana yadutoranirije gushushanywa n'ishusho y'uwo mwana wayo wahozeho, tutaranarema, tutaranabaho. Kumva icyo kintu? Tutaranabaho, tutananaremwa. Imana yagambiriye kera kudushushanya n'ishusho y'umwana wayo. Uri kubibona? So ntabwo ari ibintu bije nyuma, ntabwo ari ibintu bigwiriye Imana, ntabwo ari ibintu isitayeho, ntabwo ari ibintu ibyutse kubera ari ikibazo cyabaye ikavuga reka noneho mpindura umugambi. Imana ntabwo itsindwa, ntabwo umugambi wayo utsindwa. Ngo ntinahinduka. Kuko yahoze niko donc plan zayo ntizihinduka. Aho rero niho ndibwira ko ari icyo kibazo kiri uri kubaza, nuko nguko. Ntabwo ndi kubona aho Adamu azira, ntabwo ndi kubona ibyo byose bizira, ntabwo bihari. Ahubwo turi kubona igambirira kuduhindura abana be ngo dushushanywe n'ishusho y'umwana wayo. Kera isi itararema, kera hataragira ikibi, kera hataragira ikibi kibaho. Kandi birumvikana ko ishusho y'umwana wayo
itangwa n'umwana wayo. Umwana wayo niwe wenyine wakora iki? Waduha iyo shusho, kuko iradusangiza ishusho y'uwo mwana wayo, apana Adamu. Yego. Hanyuma Adamu akinjirira he? Okay, icyo ni kubera ko dufite Adamu, abantu benshi bafite Adamu mu mutwe. Yes. Kugira ngo baba abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo Adamu yaradukoseye, adutera ibibazo byose. Ibyo uvuga nibyo. Hanyuma tugomba rero kugaruka tukaba abana b'Imana, ariko kandi biciye mu kuva muri Adamu. Seze ko wanyumva? Yego. Niyo mpamvu ngiye kuvuga Adamu karazamo gute? Umura urabyumva. Niyo mpamvu kuza kwa Yesu Kristo kwari ibuye rimwe ryarashe inyoni ebyiri. Ubu mugano ubyumva w'ikinyarwanda, ibuye rimwe rirasa inyoni ryishe inyoni zibiri. Ryishe inyoni ebyiri. Inyoni ya mbere ni ikibazo Adamu yateje. Sibyo? Ndaje ngusobanurire. Inyoni ya kabiri ni wa mugambi wayo yagambiriye kuva kera isi itararemwa ugomba gusohozwa. Urabyumvishije? Ni ukuvuga ngo kuza kwa Kristo Yesu, benshi bumvishije kiriya gice, icyo kibanza cy'uko Adamu yacumuye, kiriya nyoni ya mbere, iyo nyoni ya mbere. Ariko ntibabone yuko intego nyamukuru atari ugukemura ikibazo cyabaye, ahubwo intego nyamukuru ni ugusohoza wa mugambi yari ifite mbere yuko n'umuntu acumura cyangwa abaho. Uri kubibona? Ni nacyo gituma mvuze ngo aje yakemuye ibyo bintu byose. Nicyo cyiza cya Kristo Yesu, nta kintu yasize adakemuye. Muri make iki kigiye kuba n'ikibazo gikomeye, bisa nkaho bivuga yuko ubwo Kristo Yesu ntacyo yabikozeho, rwose yabikozeho 100% gusa. Icyo tuvugiye iki kwari ugushaka kwereka ngo ntiyakoze gusa kubabarira ibyaha, ntiyakoze gusa gukemura ikibazo cya Adamu yateje, hari n'icyisumbuyeho cyamuzanye. Icyo cyamuzanye kwari ugusohoza za nzozi zari mutima wa Data mbere y'uko isi iremwa. Amaze gukemura ikibazo gihari, n'ubundi atwinjiza muri za nzozi. Ngiye kuguha ibisobanuro bibiri iyo Adamu adacumura uko byari kugenda, kuko Adamu yacumuye uko byagenze. Naho nari ngiye kubaza. Urakoze cyane. Iyo Adamu adacumura byari kugenda. Okay, reka duhere Adamu yacumuye kugira ngo tuze kwinjira adacumuye. Right? Ubwo izo adacumuye twaba turi gukora assumption yuko byagenda, ariko turagendera ku mugambi w'Imana yari ifite mbere y'uko isi iremwa. Icya mbere, Adamu aracumuye. Adamu acumuye, Yesu Kristo aza nk'Adamu wa kangahe? Adamu niwe Adamu wa mbere, hanyuma Yesu Kristo aza muri ordre ya Adamu nk'Adamu wande wa nyuma. Ukibona? Pana wa kabiri wa nyuma. No kuvuga nta wundi Adamu zabaho. Nanone Adamu abazwe nk'umuntu wa mbere, ubwo ni Makorino ba mbere igice cya 15 hera ku 25. Nanone Adamu yaje nk'umuntu wa mbere, hanyuma Kristo aza nk'umuntu wa kabiri. Sibyo? Ubwo icyo turi kureba ni iki? Turi kureba Adamu acumuye, nta wundi muntu wari ufite ububasha bwo gushyiraho iherezo no gukemura no guhindura ibyo Adamu yangije, kubera ko yari afite ubushobozi. Wibuke, reka nkubwire kimwe mu bintu bitangaje kuri Adamu. Icya mbere, Adamu ntabwo yabyawe. Adamu ntabwo yabyawe, yararemwe. Yego. Yabumbabumbwe mu butaka. Yego. Ahumekerwamo umwuka. Ahinduka ubugingo buzima, pana umwuka utanga ubugingo. Reka tuhasome aho hantu wavuze. Korinto ba mbere 15 umurongo wa 45. Okay. Muntu dukurikiye tegera uko wavuze. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari wa Adamu yabaye ubugingo buzima. Yego. Naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ahantu harimo confusion ku batabyumva. Twagiye. Adamu bavuze Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo, ariko uyundi yabaye ubugingo buzima. Kimwe ni ubugingo buzima, ikindi ni umwuka utanga ubugingo. Okay? Icyo nta kibazo kirimo. Kimwe ni a living soul, ahandi ni the spirit giving life. So ni ibintu bibiri bitandukanye. Umwuka utanga ubugingo ni umwuka, ubugingo buzima ni ubugingo soul, ame. Uri kubibona? Nuko hari igihe mu Kinyarwanda ubugingo rimwe na rimwe bukoreshwa nk'ubuzima, nanone ubuzima bugakoreshwa nk'ubugingo, ugasanga wenda aho niho hari aga confusion, ni ikibazo cy'amagambo.
so Adamu aremwa yabaye ubugingo buzima. Ubwo bugingo buzima turi kureba aho muri Adamu niwe Adamu wa mbere. Yari afite ubushobozi ku bandi baje gukurikira nyuma Adamu, abavutse nyuma ye, kuko yari afite kapasite badafite, yari afite ubushobozi badafite, kuko abandi bose bamuvuyemo mu gihe we atabyawe, ahubwo yaremwe abandi bose ari kubyara. Ni nkuko itekereza nk'umubyeyi uba wakubyaye aba afite ububasha kureba kuko ibimurimo yabigusangije, kandi agombwa icyubahiro, hari mbega ni ntasimburwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So Adamu turi kureba aho ngaho yakoze ikintu cyabaye kuri Adamu, nuko nta muntu wavutse nyuma ye wari ufite ubushobozi bwo gukemura ibyo yangije, wari ufite ubushobozi bwo gucungura ibyo yangije, kubera kalibre Adamu yajeho, kubera urwego Adamu yajeho, kubera ko niwe uhekaga, niwe wabanzaga, abandi bose bamukomotse kibashoboye gukemura cya kibazo ntabwo bagikemura ko ntabwo bari ku rwego rwe. Arabaruta, arabasumba cyane. Iki ni ikintu gikomeye, ndagira ngo natinde kuri iyo ngingo, kuko abantu benshi kimwe mu bintu bituma batumva ibi bintu ntibazi ubushobozi bwa Adamu. n'Adamu ntibamwumvishije, kuko wumvishije Adamu nibwo utangara ukavuga utoke, so narinzi ko Adamu aciriritse kumba arakomeye. Dawidi yaraje ntabwo yari guhindura ibyo Adamu yangije, Aburahamu yaraje ntabwo yari guhindura ibyo Adamu yangije, Mose yaraje ntabwo guhindura ibyo Adamu yangije. Adamu ndetse mu Baroma igice cya 5 usome ku murongo wa 14 haratubwira ngo abantu batangiye gupfa, abantu bakajya bapfa ndetse n'abatakoze icyaha, ariko bagapfa ngo bakurikije igicumuro cyande cya Adamu. Tekereza umuntu niyakoze ikibi kimuha gupfa, guhanwa agahanwa bitewe kubera igicumuro cy'uwo, uwo muntu ni bwoko ki ufite imbaraga z'uko ikibi yakoze tugihanirwa kandi atagikoze. Reka tubasome 5:14 Abaroma, ngwice ko ruhereye kuri Adamu, ukageza kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu. Urupfu rwarabatwaraga batakoze ibyaha, ahubwo bagendaga kubera ko arabuzukuru ba Adamu. Urumva uburyo umugabo akomeye, karengane nta karengane urebye wabivuga gute, ariko urumva uburyo umuntu akomeye. Nuvuga ngo uri gupfa uzira ko uwo muntu yakoze icyaha, nta n'icyo wakoze, ariko araremereye mu buzima bwawe, afite impact mu buzima bwawe ku buryo utacika iyo nkomoko. Urabona icyo kintu? Ni nayo mpamvu ndikubwira ngo muri abo bose babyawe nta n'umwe wari ufite ubushobozi bumurenzeho. Nawe kurikira iki kintu nicyo gituma umuntu wenyine uri bubashe kugira icyo akora kuri ibyo yangije, n'ubundi araza kuba wa mwana w'Imana Kristo Yesu wenyine. Gute? Kuko ni wa Adamu wa nyuma. Iryo jambo nyuma, iryo Adamu wa nyuma, the last Adam, bivuga eskatos. Mu kigihe eskatos bivuga fin, end. Ubwo uzi cyari kuvuga uwo ni uzashyiraho iherezo rya Adamu wa mbere. Normalement iyo turi kuvuga ngo na Adamu wa nyuma, ubyumva ari kuvuga ngo the eskatos Adam, Adamu wa nyuma, meaning he will put an end, azashyiraho iherezo kuri Adamu wa mbere. Niwe wenyine ufite ububasha bwo gucecekesha ibi byago n'ibibazo byose uyu wa mbere yakoze iki? Yateje. Number 2, wibuke none ukuza kuwo Yesu yabyawe mu buryo budakoze iki? Budasanzwe, butari ubwa bwa Adamu. Wibuka ababyawe bose mu buryo bw'umubiri, bose yari abafiteho iki? Ububasha. Noneho Yesu we icyabaye, marayika yaraje abwira Mariya aravuga ngo urahiriwe, hari ikintu kizakubaho, uzasama inda. Bigenze uzasama inda. Isi aho rero harakomeye, kuko ibyo bintu byose biri kubiteranya nibwo ubona bigiye kumutandukanya mu buryo runaka no kugendana munsi y'ububata n'uburetwa bwa Adamu, kuko akeneye gucungura, gukiza babandi, gukiraho iherezo ku kibazo cya Adamu yateje. So nicyo gituma yaje nk'imbuto ivuye mu ijuru. So marayika arambwira ngo uzasama inda, uzabyara, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Isumba byose.
kuvuga iki? iyi si imbuto ivuye muri Joseph, muri Adamu. Yes, muri Adamu. Yeah. Ni imbuto ivuye mu ijuru. Niyo mpamvu tubona ko ubwo bwitwa ubumana. Ubumana bwaje kubera icyo ubumana nibwo bwonyine ubwo bumana bufite ubushobozi bwo gukemura ikibazo cy'ubumuntu. So ubu bumana buvuye mu ijuru buje muri Kristo Yesu. Hari ukuntu uko avutse icyo akora, abyarwa n'umugore, agira umubiri, agira ibyangombwa byose nk'undi muntu wese uko ameze. Muri make aba nanone umuntu 100%, nk'uko ariko nanone ari imbuto y'Imana 100%, nk'uko uko Yesu ari ubwiru. Icya mbere ni umuntu 100%, akaba n'Imana 100%, kuko imbuto yamubyaye atari y'umugabo ahubwo ari Imana. Nyamara kandi ni umuntu, kuko yari umuntu, ibimenyetso byose by'ubumuntu byamugaragaragaho. Icyo ariko cyakozwe mu rukundo rw'Imana ngo ifate ubumana n'ubumuntu bihurire muri uwo nguwo, afata ubumana bwe abukirishe bwa bumuntu. Ubumuntu ntibwakwikiza, ubumana nibwo bwonyine bukiza ubumuntu. Aho rero tukiri aho ngaho, uwo Kristo kwaje afite ububasha buruta bwa Adamu wa mbere. Niwe Adamu wa nyuma. Bivuze iki? Icya mbere arashyiraho iherezo ku kaga kose n'ingaruka zose n'ingorane zose zatewe nande na wa Adamu. Uri kubibona? Nguko uko wa Adamu rero aziyemo. Nibyo koko rero iyo tuvuze ko yaducunguye akadutandukanya n'icyaha n'ikibi cyo Adamu yateye, nibyo koko. Ni ukuri yadukijije ibyo. Ni ukuri yakemuye ikibazo cya Adamu. Nivuga yakemuye ikibazo cya Adamu, gushyiremo byose by'ibibazo byose Adamu yateje. Ariko ntiyagarukiraho, ahubwo wibuka agomba gusohoza cya kindi gikuru, kuduhindura iki? Abana. So ni nayo mpamvu wumva kakana ibibazo kera byaje. komeza ndeke guca mu ijambo. Yego. Umurimo Yesu rero agiye gukora, arakemura ikibazo cya Adamu cyose kugera ku musaraba. Ku musaraba napfa avuga ngo birarangiye, ari kuvuga the Adamic world, isi ya Adamu yose irarangiye. Ni nayo mpamvu atasoreje urugendo rwe mu rupfu, hagombaga kubaho iki? Umuzuko. Kuzuka ni iki rero? Umurikire wumve. Kuzuka ni iki? Kuzuka ni ukuvuka bundi bushya. Kuzuka ni ugutangira bundi bushya. Kuzuka ni itangiro ridafite pase mu cyabanje, ridafite ahashize, nibwo kikibayeho, nibwo iki kintu cy'existence. Ni nacyo gituma wumve, nk'uko umwana abiri mu nda y'umubyeyi, ibyo yarangiza akavuka, ni nako Kristo Yesu, sinavuze ko twari turi muri icyo kambe nyiretse, ariko Kristo Yesu ari mu gituro, yari mu ndi byari cyaremwe gishya. Uko yari ari mu gituro ni ku mwana bari hehe? Mu nda ya nyina. Umwana iyo avutse ntabwo uvuga ngo uyu mwana ngo nahoze tumubona ngo nabonye bunaka, ntabwo mubaza amateka yo mu nda ya nyina ngo yasobanure. Ntayo wamubaza. Nibwo abayeho. Nguko uko kuzuka kwatugize bashya, kutwemerera noneho kuba wa mugambi Imana yashakaga kutugira abana ubugezweho. No kuvuga ku musaraba kuba umuntu ubuntu gusa byarahagaze. Mu muzuko dutangira kuba abantu Imana, no kuvuga Imana izanzozi zayo zirasohoka. Amen. Nimba nkumvishije neza. Nuvuga ngo umusaraba Adamu yarashize. Adamu yaciriyaho, ntiyarenze umusaraba. Nicyo gituma aba Roma 6:6 bavuga ngo kandi tumenye iki? Aho aradufasha. Kandi tumenye iki? Ko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe. Abaroma 6, right? Abaroma 6:6. Komeza uvuge. Kandi tumenye iki? Wumve ikintu ushaka kuzana cyane abazadukurikira bazabyumve. Kandi tumenye iki? Ntabwo avuga ngo ko abantu ba kera bacu, aravuga ko umuntu wa kera duhuriye. Kuko aravuga ngo kandi mu bwinshi tumenye iki? Ko umuntu wa kera, uwo muntu twese duhuriyemo, uwabambwe ku musaraba, tumenye iki? Ko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe ku musaraba, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho.
end ya Adamu, fin ya Adamu, iherezo rya Adamu ukurwo twe kugumya kuba imbata z'icyaha kuko aho ngaho niho harimo ibyaha ububata bw'icyaha nuko twari turi muri Adamu nawe icyo ari gukora araza kudutandukanya na Adamu atugushe n'imbere muri we niho hari ugukiranuka nuko duhinduka abakiranutsi muri Kristo Yesu mu muzuko guys jewe ko ndafashwa gusa bigatuma ndeka kubabariza ariko reka nimba numvishije neza urekera kugufasha ndareka gufashwa kugira mbone uko mbaza ubwo umuntu ku musaraba Adamu yarashize ku musaraba Adamu agomba gushira ku musaraba ngizi imbaraga z'umusaraba niba umusaraba utararangije Adamu then umusaraba twaba ntituwumva icya kabiri nimba Adamu atarashiriye ku musaraba yego nta n'umuntu musha wabayeho nicyo bivuze kuko Adamu nadashira ngo aveho then umuntu mushya umuzuko rero ntacyo nturi bube kuko hatabanje kubaho gupfa nago habaho kuzuka ngaho urupfu rwa Kristo ruri ari urw'ingenzi ko turwumva noneho tukanumva n'umuzuko wakurikiye iki urupfu kumise numva ko nimba numvishije nabi umwana w'Imana ntaho hahuriye na gato na Adamu wabitoye wa mbere nta mwana w'Imana ufitanye isano na ritoya iryo ari ryo ryose na Adamu kubera iki tuvuze Adamu kuba twumva n'umuntu bumuntu none tuvugishije ukuri none aba Yohana 1:13 wanditse ngo iki Yohana 1:13 Yohana uhe ba Yohana gabaye benshi wanditswe na Yohana 13 abo ni babyawe n'iki abo ngo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa amaraso umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo urumva ubwo atari bwo buryo buri naturel yakira amaraso umubiri n'umugabo nta muntu wese uri kwisi udakoze muri ibyo voilà ubwo ari kuvuga ngo abo bamwize bakaba abana b'Imana agiye kubasobanura mbega agiye gusobanura umwana w'Imana wari ku murongo wa 12 bavuga bamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana noneho in case mutumva abana b'Imana baribo agiye kubasobanura kuri 13 kugira ngo abereke mutaza kubitiranya ntibabyawe mwana w'Imana ntiyabyawe n'ubushake bw'iki bw'amaraso n'umubiri ndetse n'umugabo ahubwo soma kugira ngo abantu babyumve cyangwa n'ubushake bw'umugabo muri make kuri uyu mugabo nyine abyara yego mu buryo buri naturel ahubwo babyawe n'Imana bande babana babyawe n'iki n'Imana none isano bafitanye na Adamu riri kandi Imana ibibyariye ni nkaho basubiyemo uribuka afite ikibazo avuga ngo none ushatse kuvuga ngo usubire mu nda ya mama nkuze Nikodemu ni nk'ibyo ari kumubwira nyine Nikodemu yabitekereje aravuga ati bya bintu birakaze suri gushaka kuvuga ko nasubira ko yamuze utavutse ubwa kabiri ushatse kuvuga ko nasubira mu nda ya mama none nkaho Adamu Nikodemu abyumvishe yahise yumva uburemere bwabyo ntabwo ibintu nibishoboka kandi byarashobotse kuko abamwemeye bose bakiza izina rye uko bigenda babyarwa nayo bya vrai ku buryo imbuto y'Imana ibagumamo hananditse ko tutabyawe n'imbuto ibora ahubwo twabyawe n'imbuto itabora muntu dukurikira isuzume woba warabyawe n'iyo mbuto cyangwa uracyari mu mbuto ya nyoko na se je dukomeze nuko bimeze ko bimeze umwana w'Imana ntahuriye n'umwana w'umuntu nta sano ikibazo cy'abantu nta makuru bafite cyangwa se ntibabisobanukiwe ko Bibiliya igiye kugorana nta kigoranye kirimo uzi ikigoranye sobanuye gutyo noneho ngakompara n'ibindi tugize iminsi twumva nawe uri mu kumva hano hanze Bibiliya yo kabaye class abantu bakaza biga buretse tugumaho Paulo yandikira Timoteyo urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 15 Timoteyo wa kabiri yego igice cya kangahe cya 2 umurongo wa 15 havuga gutya ngo ugira umwete wo gukora iki wo kwishyira Imana muri King James version iryo jambo kwishyira Imana ni to study none ko bibaye bindi ugira umwete wo kwiga kwishyira Imana niko mu Cyongereza bivuga muri King James niyo kwishyira Imana kushimwa study to show thyself approved
Okay. Nukuri abantu bagomba kwiga kugira ngo nukomeza hepfo uraza gusanga ngo umukozi utagira. Okay, reka mbisomberangize. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana kushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe ikimwaro kubera icyo ushobora gusanga warabeshya abantu benshi nyuma ukazavumbura nyine ko wababeshya. Aravuga byiga mbere yuko unavuga, mbere yuko ugira nabo umenyesha, mbere yuko unabisobanura, mbere yuko ufata agatuti banze ku ishuri rwose banza wigaho. Nta nubwo ari kuvuga ku mashuri yose, ari kuvuga muri ibyo byanditswe mu byige, mu byitondere, mu byige. Kubera iki ngo kandi komeza ngo kugira ngo ipfunwe ukwiriranye neza ijambo ry'ukuri. Kuki rero ari kumuhamagara gukwiriranya neza ijambo ry'ukuri? Arabizi ko byoroshye ko ushobora kuziba ukabivanga n'ibi ukabivanga na biriya, aho kugira ngo ibintu bibe bisobanutse bikagorana nk'uko wari urimo uvuga. Iryo jambo gukwiriranya ni orthotomeo. Bivuze iki? Bivuze kuvangura ibikwiye kuvangurwa, gutandukanya ibikwiye gutandukanywa, biciwemo n'urubingo rucamo ibintu kabiri, ari rwo musaraba. Niba kijya mbere y'umusaraba n'ibya nyuma y'umusaraba. Bano umurongo ukurikira ngo ariko amagambo y'amanjwa, ako kajagari n'amatiku no batarayimana, ibyo bintu uyezi gukira ntujye ubita mu mwanya wawe. Hari abantu bakora amadibete adafite, ariko hari abantu bumva ko amagambo y'amanjwa ari bino bintu bindi gusa bisanzwe. Oro no kuvuga ijambo ry'Imana utarishuwa naryo. Urakoze. Namanjwa buri guha abantu. None seno nuko mbyumvishije mu mbabarire ko ndabaza. Kuko abavuga barushaho gushayisha iryo jambo sindizi. Barushaho kuzimira, barushaho kwangirika, barushaho kujya habi. Ntabwo bibafasha, ntabwo bibakiza. Iyo udakwiranye neza ijambo ry'ukuri, nuko byisanga byagoranye. Wavanze ibintu, wavanguye, mbega ntabwo wakwiriranye, ntabwo uzi gukwiranya ibibanza n'ibi bikurikiraho n'ibi, kandi akatubwira kugira ngo bibeho study to show thyself. Okay, turasa nabumvisha ico kintu. Hanyuma rero iyo Adamu adacumura. Okay, ingingo ya kabiri. Iyo Adamu adacumura biroroshye. Wibuke Yesu yateye ibuye rimwe ry'inyoni zibiri. Noneho nagakeneye gutera ibuye ry'inyoni ebyiri, arakora kimwe. No kuvuga ngo Kristo yari kuza agakora iki? Yari kuzuka atapfuye? Ntabwo hari gukenera gupfa no kuzuka. You see now, niba uri kubibona. Tuvuge nukuvuga ngo iyo Adamu adakora icyaha Yesu ntiyari gupfa. Icyo nicyo byaba bivuze. Uri kubibona? Kuki apfuye agomba gupfa ngo acungure, akize, akureho, ashyireho iherezo ry'uwazanye urupfu, ry'uwazanye akaga, ry'uwateje ibyo byago byose. Right? None imagine iyo adakora iki? Iyo adacumura. Still Kristo yari kuzaza kubera iki? Kuko uyu Adamu ntabwo ari Kristo. Uyu Adamu wa mbere n'ubundi ni Adamu wa mbere n'ubundi wa nyuma agomba kuza. Uyu Adamu wa mbere muri we ntabwo ari Imana yatoranirije abantu kuzabagira abana. Imana yabatoranije mu mwana wayo. N'ubundi umwana wayo yari kuzaza, niyo mpamvu ntabwo kuza kwe rero gushingiye kuri Adamu, gushingiye ku mugambi w'Imana yari ifite n'urukundo rwayo. Icyakora kuko Adamu yacumuye, benshi naho duhera, and that is muri theology, bimwe babigiramo amagambo abiri, infralapsarian na supralapsarian. What is that? Infralapsarian, bivuze the fall, after the fall. Nuvuga ngo nuguhagurukiraho nyuma yo kugwa, nyuma yuko icyaha kije, akaba ariho duhagurukira twinterpreta ibyanditswe. Supralapsarian ni mbere yo kugwa, tukajya mbere yuko isiremwa, akaba ariho uhereza umugambi w'Imana watangiye kugwa kwabaye cyangwa wabayeho mbere yuko isiremwa. Ni ibyo bintu bibiri, yitwa infralapsarian na supralapsarian. So nukuvuga ngo Imana kubera ko ari inyamugambi mwiza kugukanga, none uvuga ngo so uri supralapsarian nayo irimo ibice. Mbere yo kumudafolinga. Ndi kuvuga irimo ibice mu babi na infralapsarian nayo ishobora kubamo ibice, kuko nureba nk'iki cyaho twahagurukiye nyine umuntu yacumuye nese abantu bose ko babizi ugira ngo babyumva kimwe. Still niba byumva kimwe niyo bose bahagurukira umuntu yaracumuye, hari uhakanaze ko umuntu yacumuye. Abo bose se kuki bigera hagati bikagongana kandi bahagurukiye hamwe? So nicyo navugaga, ni nabyo ushobora gusanga harimo ibice, ariko the truth is umugambi w'Imana ntabwo watangiye nyuma yuko Islam, tuvugishije ukuri.
Yeah. umugambi w'Imana, Imana yahozeho ibona iherezo mbere n'itangira. So Imana se yatangiranye n'isi, Imana yatangiranye no kurema. Urumva nicyo kibazo tugira. Hari igihe abantu bagira ngo Imana yabayeho igihe yaremaga isi, mbega nta pasi, mbega ntiyabayeho mbere y'uko isi iremwa. Ntabwo babitekereza. Kandi mbere y'uko isi iremwa n'ibyo byose yari ihari. Yahozeho. Yaho rero niwo yagiriye umugambi, ntabwo umugambi yawugize imaze kurema, no kurema byari mu umugambi wo gucungura umuntu wari hanze y'ibihe n'ibihe bitarabaho. Ndakumvishije. Ariko ntabwo tuvuga ngo umugambi wo gucungura umuntu, ahubwo umugambi w'Imana. Kuko nanone uvuze gucungura kera tubona icyaha ahubwo ni umugambi wo kutugira abana. Iyo niyo rero ntego. Icyo kintu mu Befeso ntabwo ari umugambi wo gucungura abantu, ni umugambi wo kutugira abana. Noneho nicyo gituma nkubwira, noneho uracunguka, ukuwe mu kaga, sibyo? Guys, I'm so excited. Dukomeza. Reka nguhe nk'urugero. Reka nguhe urugero nkoresheje Egiputa na Kanani. Sibyo? Ubyumve, nkoreshe Egiputa na Kanani. Urwo rugero rwumve. Umugambi w'Imana, papa peza ku iveri y'amazi ko ndumva amagambo yabaye menshi, n'ubundi abapasiteri n'abazanywa amazi yo bayababwiriza. Twagiye. Umugambi w'Imana ntabwo ari ugukura Abisirayeli muri Egiputa. Umugambi w'Imana si ukubakura muri Egiputa, wari ukubashyitsa muri Kanani. Nibyo ndi kubwira, nanjye bwa ngo ngiye kuguha urugero rw'uwo mugambi w'Imana mu gishushanyo cya Kanani na Egiputa. Umugambi w'Imana bihite bihura na Adamu wa nyuma. Siko ibyo bintu bishoranye. Twagiye. Nari mvuze ngo umugambi w'Imana ntabwo wari ugukura Abisirayeli muri Egiputa. Yego. Umugambi w'Imana wari kubinjiza i Kanani. Icyo wacyumvishije? Umugambi w'Imana si ukubakura muri Egiputa, kuko hari abavuyemo batageze hehe. Kubw'ibyo umugambi ntabwo wasohoye, kuko intego yayo iri kubakura yavuze ngo nibutse isezerano nakoranye na Aburahamu ko nzabaha igihugu cy'ise. Kuba wavuye muri Egiputa ntabwo bisobanuye ko wabonye igihugu, wageze sinzi niba ucyumvise. Niba ibibazo byose biri biwe mu butayu, uri kubibona, ibibazo byo mu butayu bahaguye ntibikenewe ku Mana. Ku Mana ni uretse baza ku Mana ni Kanani. Yongeyeho nicyo ndi kuvuga. So none hari igihe abantu bishimira ngo twavuye muri Egiputa, sibyo? Miriam yateye indirimbo yishimira ko bavuye hehe, basohotse barenze inyanja, bajabutse inyanja. Ariko umugambi w'Imana si ukubakura muri Egiputa, ni ukubicaza i Kanani, mu gihugu cy'amata n'ubuki, aho baba amazu batubatse, naho barya ibyo batahinze. Wumva umugambi kwari ukubagezayo, so kugukura ahantu. Naho niyo mpamvu ndi kuvuga Adamu na Kristo. So kugukura muri Adamu, urumva hari igihe mvuga ngo Imana ishimwe ko yaducunguye, iratubabarira urugero, cyangwa idukuraho ibyaha, cyangwa se ikora gutya. Ariko intego si intego ni ukwinjiza hantu utekanye, hantu umeze neza. Uzi ko mbese numva ko umuntu yoba adafite n'icyaha, ariko n'ubundi utaraba umwana w'Imana. Iki twita icyaha, iki bita zira mistake za Adamu, tuvuge bazigukuyeho zose, hariko nturakitwa wa mwana. Birashoboka, kubera ko ushobora kutabikora ibyo kubera uburere runaka ufite, ariko nawe bihuriye no guhishurirwa kuba umwana w'Imana no kubura umwana. Kuko niturebera ibintu hamwe turasanga hari abavuga ngo cyangwa se bitiranya kuba umwana w'Imana no gutunganya mistake za Adamu. Sinzi ko icyo kintu. Yego, nakumvishije ngewe kuva muri Egiputa, sibyo? Reka tutekereze, urabizi nyine aho havuye indirimbo nyinshi yadukuye muri Egiputa. Sizo zihora hano. Sinubese yayigushije mu Cikamo wa nyanja. Yego, Cikamo wa nyanja. Ariko se Cikamo wa nyanja we wose wayiririmbye yageze i Kanani. So kubw'ibyo kuba wavuye aho sibyo bikaze. Iyo ndirimbo ndikenewe. Indirimbo ikenewe niyo muri Kanani. Indirimbo tubiretse. Aho reka tubivuge pastor. Nukwinjira i Kanani. Habe niriya Miriam mbonye itarikenewe. Yari kwiterera i Kanani. Neza shikanana kamatera indirimbo. Miriam na Aroni bavuze Mose, sibyo? Iyo wigiye imbere usanga Mose na Aroni nabo ubwabo batarageze hehe.
Kanani. Kuba rero wavuye muri Egiputa ntabwo ari ibintu bikomeye, igikomeye ni kuryoherwa n'icyo gihugu gishya, kurya ibyo utahinze, aho hantu gutura aho hantu ni heherera. Bari kubibona, so wumve ngo umugambi w'Imana kuva kera ntabwo kwari ukubacungura bakura muri Egiputa. Umugambi w'Imana ni uko muba muri Kanani muryohewe muri icyo gihugu. Uri kubibona, iyo Kanani ni herero ubwo ni muri Kristo Yesu, niho turira ibyo tutahinze, kuko niwe soko yacu. Bishatse kuvuga niwe gukiranuka kwawe, niwe bwenge bwawe, niwe imbaraga zawe, niwe kwera kwawe, niwe buzima bwawe, niwe ukomora ubuzima bwawe, niwe soko y'icyo uri cyo cyose. Nguko uko urya ibyo utahinze, uko kunywa igitari, kuko byose kagira ubwenge utari ufite. Yes. Okay. Reka tugane ku musozo, kubera ko na promises abantu ko tutakora ikiganiro kirekire. Guys, kumurate kumva ibintu kibirabafasha se mwebwe, hopefully ko muri buze kwandika muri commentaire. Uno mugabo numwe nje nari nsanzwe mwumva, ariko kandi numshije afite ubwenge butandukanye n'ibindi turimo kumva. Hanyuma pastor, ibi bintu zose z'akajagari kari mu bantu kadahuye n'ibi ndi kubona usobanura, sorry kubivuga buryo ntabambwiye ngo afite akajagari, ariko karahari, nawe ubirebesha amaso karahari. Ubona gatirwa n'iki? Reka nkwereke. Kutamenya ni umuzi w'ibintu bibi byinshi. Buriya nubwo abantu tubona kutamenya tukabikinisha, ariko kutamenya birica. Haranditse ngo abantu banjye, mbese ni Hosea wabivuze? Yego, Hosea ngo bapfuye bazize kubera kutamenya. Ariko ndaje gusobanura ko kutamenya ari kuvuga. Aravuga my people perish because of lack of knowledge. Abantu banjye bapfuye bazira kutamenya, sibyo? Ariko iyo lack of knowledge nukomeza hepfo uraza gusanga because they rejected knowledge. Ntabwo ari uko ubwo bumenyi butaje, ntabwo ari uko ayo makuru atarahari, ariko hari uburyo bayarejese, hari uburyo bayanze, hari uburyo bayigije hirya. Uri kwibona, aravuga nawe mugize amahirwe amakuru abazaho, ariko nimushaka kuyumva. Aravuga dore murapfa muzize kutamenya kwanyu, mu yandi magambo murapfa muzize kurejeta ineza nabazanye. Ibyiza, ignorance ni ikintu gikomeye, kuko ignorance, you ignore what is there. Because nushaka kwignoringa, iyo uvuze ngo wenda nkignoring, nkwirengagize, nkugire ngo uranyirengagiza ariko wambo, ariko okay. So ignorance ntabwo ivuze necessarily yuko amakuru adahari. The information is there. The people ignore what is there. The rejection of knowledge is ignorance. So kutamenya gushingiye kuba umuntu yarejese ibintu byakamufashije. Ibuka igihe Yesu yahagararaga muri Yerusalemu akayiririra akavuga Yerusalemu Yerusalemu ni kange nashatse kubundikira nk'uko inkoko ibundikira abana bawe. Yego. Atari ko dore igihe kizagera bagusenye, nta kintu kizagera, nta buye bazagusigira, bazagusigura hasi, nta kintu bazagusigira na gito. Why? Because utamenye igihe cyawe cyo kugendererwa. Meaning naraje ko yaravuze ngo yabatumye abahanuzi murabica kugira gute. So bagize ayo mahirwe, babonye ibyo ariko barabirejeta. Bikumva ikibazo kiri. So si ignorance ngo kuvuga ngo nta makuru ahari mu kirere, kuko Imana irengaza kutamenya kwacu iyo nta amakuru ataranahagera. Ariko se yahageze murayarejese. Abantu benshi nukuri barejeta amahirwe bahabwa, barejeta urukundo rw'Imana, barejeta ubuntu bw'Imana, banga ineza yayo, bibwira ko ntabwo bazi ko sinzi niba rimwe na rimwe babibonye ko barejese kugira neza kw'Imana. Urugero mu Befeso 5 nk'umurongo wa mbere avuga ngo ubwo dukorana nayo turabinyira kugira ngo tudaherwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Se ngo burahari, ariko ushobora kubupfusha ubusa. Ico gupfusha ubusa ni gute? Ico kintu uvuze gupfusha ubusa, kubera ko numva abantu benshi bakotinga iryo jambo basanka kupfusha ubusa, ahubwo ari ikindi kitari ico mba ntekereza urusobanure. Now muri icyo gice cya 5 ntabwo dupfusha ubusa kitavuzwaho, ntituva mu cyanditswe, tuvuga mu cyanditswe. Igice cya 5 umurongo wa mbere 5 verse 1. Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze. Umurongo wa 2 akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwo humura neza. 3 ariko gusa
gusambana ni oh wait twari tusomye umurongo wa mbere avuga ngo 5 nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa mwigana Imana nk'abana bakundwa twari ko dusha ese ni kihe twari ko tuvugaho turabingenga kugira ngo mudaherwa ubwo dukorana na igice cya 6 izita abakorino ba mbere is it 6 ko ndasoma Abefeso igice cya 5 right ubwo ni abakorino ba mbere murebere ni abakorino ba mbere maybe uretse murebere umunota umwe byanditswe tubikotinge neza tubishyiraho bikwiye kujya ubwo dukorana nayo okay reka turebe byanditswe guys tutaje kuvuga ibintu bivuye mu mutwe gusa okay abakorino bakangahe ba 2:6 rimwe ubwo n'abakorino ba 2:6 umurongo wa mbere kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa okay tutiriwe tuva muri uwo murongo urisobanuje kuvuga ngo ubuntu bw'Imana ni ugukorana nayo kandi ubwo dukorana nayo buretse aho rero niho batumva gukorana nayo ni iki ngico rero aho niho bikomereye gukorana nayo that means we are partners turumwe nawe ntabwo dukorana nk'abakora ibikorwa muri gucyoya iryo jambo ni ahantu hose Paul agenda agarura kwicarana nawe gukorana nawe ni soon echo iryo jambo ry'iki kivuga ngo ni a proximity that is closer than close no kuvuga kwa kundi ni ikintu cyegereye ikindi kurusha ijambo kwegera okay bivuze iki ni ukubumwe nawe ubwo twabaye umwe turi muri we nakaba muri twebwe sibyo ibyo bintu ko ari iby'agaciro mwe kubipfusha ubusa mbega mwe create consciousness conscience yuko uri wenyine kandi muri kumwe mwirinda ko kuja gutandukana ni nko gutandukana mwe gupfusha ubusa ubwo buntu bwo kubana nayo bwo kubumwe nayo cyangwa gukorana nayo pastor urakoze mega bless akajagari kenshi rero gaterwa n'iki no kutamenya no kutamenya kuko hari n'igihe abantu babikora bafite ishyaka ari ishyaka ritarimo iki ubwenge so ako kajagari kose kashira abantu baramutse bashatse kumenya nayo mpamvu dukunda ibintu byo gushikariza abantu to study classes kwiga gushaka gusobanukirwa kuva kubikurikirana uko kubikurikirana umuntu ntafatire mu kirere ntafatire hagati nta abe teachable abe umuntu wigishwa kuko biragufasha guys pastor turi kumwe nawe ndizera ko tuzakorana nawe ikindi kiganiro very soon mbere yuko dutandukana jende hano mu mujyi wa Nairobi kugira ngo mbagezeho ibyo pastor akomeje kutugezaho icyo mbashishikariza no kugira ubwenge mugasoma igitabo hanyuma mukaniga cyane kubera ko Bibiliya jewe kuntu maze kwibona sero nuko ndi mukumva abagabo bamwe bayisobanura neza Bibiliya na ifitemo nk'amakode ko novuga ikeneye abantu bayidekoda kugira ngo tuyumve kubera ko ari igihe umuntu afata ikintu hariya kubera iki rero ba Efeso igice cya 4 bavuga ngo icyambere habamwe ku bintu mwabigisha avuga bituma bimwe abantu bateza ko ari amatitire n'agara amatitire n'ama offices ama offices ubundi habari grace yo gusobanukirwa byinshi nayo mpamvu zabona handitse ngo kugira ngo bakore umurimo wo gutunganyiriza umubiri wa Kristo ntabwo wowe wakora umurimo wo kuntunganya nawe ubwawe ukeneye kwiga nawe udatunganya ni ukuvuga ngo abo ni abantu kubw'ubuntu bw'Imana basobanukirwa bahishurirwa basobanukirwa ariko bakwiye gutoza abandi iyo mubimenye mutoza abandi abo rero batoza abandi bagomba kuba bajijutse ni ukuri ntabwo wajya kwigisha umwana nawe ubwawe utare ukeneye kwiga ahubwo kurusha uwo mwana ugiye kwigisha ari kwibona okay aho ntacyo mvuze ku bantu batuyoboye batayize simbivuze amashuri nyine batize ibya kino gitabo nyine ngo badekode birimo biduheza bakagenda hariya bakabasengera gusa hanyuma bakaza ngo baje kugabura ibintu ubwabo batarize simbacira urubanza ariko ibyiza nuko bakwiga bakabona kugaruka kwigisha. May God bless you guys. Simbacira urubanza ariko ni byiza ko mwokwiga mbere yuko mwigisha. Imana igumugisha pastor. Reka turi buze wenda gukora ikindi kiganiro nyuma ubwo tukiri hano Nairobi. May God bless you guys. See you next time.